Kanizere ko umeze neza aho uherereye hose, amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo. Ni The Boss wava nk'ibisanzwe, bazaniye NESA update ku itangazo ku ngendo z'abanyeshuri biga bacumbika cyangwa se biga bacumbikirwa mu gihe cy'isubira ku ishuri, igihembwe cya mbere, umwaka w'amashuri 2025 2026. Kanizere ko aho uri hose rero witeguye kumva iri tangazo ni irya NESA yasohoye ku itariki y'ejo 27 z'ukwezi kwa munani 2025. Yego, murabizi neza rero ko turimo turinjira mu itangira ry'umwaka w'amashuri, umwaka wa 2025-2026. Yego, NESA ikaba yashyize hanze itangazo ku ngendo z'abana uko bazajya ku mashuri. Hano rero tubazaniye umunsi bazagera ku ishuri, ubwo ni iminsi yose bizafata, itariki zizatangirirwaho kugenda cyangwa se ingendo zizatangiriraho, ndetse n'uturere kuri buri tariki, ndetse n'intara n'umujyi wa Kigali tutawibagiwe. Yego, ni ukuvuga ngo rero hashingiwe, ubwo tugiye gusoma itangazo ryasohotse kwa 27 Kanama 2025. Riravuga riti: hashingiwe ku ngengabihe y'umwaka w'amashuri yatangajwe na Minisiteri y'Uburezi Mineduc, ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA, kiramenyesha abayobozi b'amashuri, abarezi n'ababyeyi ko abanyeshuri bacumbikirwa bazatangira gusubira ku mashuri. Hano rero tubafitiye gahunda y'ingendo hakurikijwe aho amashuri aherereye, ubwo ni itariki, umunsi zizatangiriraho, ndetse n'uturere, tutibagiwe intara ndetse n'umujyi wa Kigali. Yego, hanyuma hano dufite umunsi, akarere gafite umunsi wako wabugenewe kazagenderaho hakurikijwe itariki zatanzwe na NESA. Ni ukuvuga ngo ku wa gatatu, ku wa gatanu, tariki ya 5 z'ukwa cyenda umwaka wa 2025, uturere tuzagenda ni Ruhango na Gisagara mu ntara y'Amajyepfo, hakaba Ngororero mu ntara y'Uburengerazuba, hakaba Musanze intara y'Amajyaruguru, Ngoma na Kirehe intara y'Iburasirazuba. Yego, ho ni ku munsi wa gatanu ku itariki 5 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2025 tumaze kubabwira. Hanyuma ku wa gatandatu, tariki ya 6 z'ukwa cyenda umwaka wa 2025, ku ngendo uturere tuzagenda, hazagenda Nyanza na Nyamagabe n'intara y'Amajyepfo, hagende Nyabihu na Rubavu intara y'Uburengerazuba, hagende Rulindo na Gakenke intara y'Amajyaruguru, hagende Rwamagana na Kayonza intara y'Iburasirazuba. Hanyuma aho ni ku wa gatandatu, itariki ya 6 y'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2025. Hanyuma ku cyumweru, tariki ya 7 y'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2025, hazagenda utu turere dukurikira. Yego, harimo Huye na Kamonyi intara y'Amajyepfo, hakazamo Karongi na Rutsiro intara y'Uburengerazuba, hakaza Gicumbi intara y'Amajyaruguru, hakaza Nyagatare na Gatsibo intara y'Iburasirazuba. Utwo ni two turere tuzagenda ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2025. Hanyuma ku wa mbere, ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2025, hazagenda utu turere dukurikira, harimo Muhanga na Nyaruguru intara y'Amajyepfo, harimo Rusizi na Nyamasheke intara y'Uburengerazuba, akaza Bugesera intara y'Iburasirazuba, akaza Nyarugenge, Gasabo, Kicukiro mu mujyi wa Kigali, hakaza Burera intara y'Amajyaruguru. Yego,
Uko niko ingendo zizakurikizwa ku matariki ndetse n'umunsi hakurikijwe cyangwa se hagendeye ku turere ndetse n'intara n'umujyi wa Kigali. Hanyuma turasabwa iki rero? Twebwe turasabwa iki? Hano hasi hari igisabwa ku babyeyi, ni ukuvuga ngo abo bireba ndetse hari abo bireba hakaba ibyo basabwa, katubyumve. Yego, hanyuma harimo inzego z'ibanze. Ibyo basabwa rero ni ugukurikirana gahunda yo gusubiza abanyeshuri ku mashuri ndetse gukangurira ababyeyi kubahiriza gahunda y'ingendo. Ababyeyi, twe nk'ababyeyi icyo turi gusabwa, turasabwa iki rero? Ni ukuvuga ngo ababyeyi dusabwa kohereza abana hakiri kare mbere ya saa 5 za mu gitondo, kandi nanone kugenzura ko abana bambaye impuzangano mbere yo kuva mu rugo ndetse no gutegura amafaranga y'urugendo hakiri kare. Ikindi cya nyuma ababyeyi dusabwa ni ugutanga amafaranga y'urugendo yo kugaruka mu biruhuko. Ikintu muracyumva ahari. Iyo tuvuye hano ku babyeyi duhita tureba abayobozi b'ibigo n'icyo basabwa. Abayobozi b'ibigo rero barasabwa iki? Kwitegura neza kwakira abanyeshuri, hanyuma bagasabwa gushyiraho itsinda rigamije kugenzura ko ibikorwa by'isuku byakozwe uko bikwiriye, hanyuma gutegura ibiribwa bizakenerwa, kwibutsa ababyeyi kubahiriza gahunda y'ingendo. Hanyuma hano duhita tuza ku banyeshuri banyura i Kigali. Abanyeshuri banyura i Kigali, ubwo ni abanyeshuri mwese muca mu mujyi wa Kigali. Murasabwa iki rero? Bazafatira imodoka muri Kigali Pehe Stadium i Nyamirambo. Hanyuma ibyo ngibyo ni nk'itangazo bamenyesheje ko muzafatira imodoka muri Kigali Pehe Stadium iherereye i Nyamirambo. Hanyuma buri munyeshuri agomba kujya ku ishuri ku munsi akarere ishuri yigaho riherereyemo kagenewe. Ibi rero bigomba kubahirizwa, kugira ngo murabyumva namwe. Hanyuma icyitonderwa, tugiye ku cyitonderwa, stade izajya ifungwa saa 9 z'amanywa. Ako ni akantu mugomba kumenya, stade izaza ifungwa saa 9 z'amanywa. Hanyuma iyi ni NESA update ku ngendo z'abanyeshuri biga bacumbikirwa mu gihe cyo gusubira ku mashuri igihembwe cya mbere umwaka w'amashuri wa 2025-2026. Ni The Boss bava nk'ibisanzwe, kora subscribe kugira ngo izindi nkuru zitazaza zigucika. Nk'uko nabibabwiraga, ni The Boss bava nk'ibisanzwe. Nkwibutsa nimba utarakora subscribe, gukora subscribe kugira ngo inkuru nk'izi ngizi ziri updated zijye zikugeraho umunsi ku wundi kuri YouTube yanjye, yawe, yacu. Ni YouTube channel twabashingiye nk'Abanyarwanda. Ciao ciao, inkuru za nakagaruka.